turabasubije mwese inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro kibanda ku ngingo ikurikira. Ese kujya mu nzego nkuru z'ubuyobozi, kwinjira mu nzego zindi zinyuranye mu bigo bya leta, igisirikare, igipolisi ndetse no mu bigo byigenga n'ahandi, hashingirwa gusa ku bushobozi, hashingirwa gusa ku kureba abatsinze nyuma yo guhatanira iyo myanya, cyangwa biranakwiye ko hatangwa icyizere ko mu nzego zose abanyarwanda bazisangamo mu nkomoko zabo zose, ku buryo nta rwego rubamo abakomoka hamwe gusa. Ibyo ni ngombwa kubyitaho cyangwa si ngombwa? Ese hari ibindi bihugu abanyarwanda bakwigiraho cyangwa u Rwanda rukwiye umwihariko warwo kuri iki kibazo? Muri iki kiganiro twatumiyemo abagamije ibikorwa bya politike. Abo rero nibo ngira ngo mbereke, nkaba ngiye kuba babwira nshingiye ku cyo nakwita mu gifaransa ordre alphabétique. Hari James Munyandinda, ari mu bo twakunze kumva batanga ibitekerezo ku butegetsi bushingiye ku bwami bugendera ku itegeko nshinga, by'umwihariko twamwumvaga kuri radiyo Nyabutoto, ndetse yanavugaga ku cyo atekereza ku bundi butegetsi. Yatwiseguyeho ko tuganira atagaragara muri videwo kubera impamvu z'umutekano we, gusa tuzi neza ko ari mu mahanga, banumvikanira kuri radiyo Gira Ubuntu. Hari Eugene Ndahayo, ni visi perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ari i Lyon mu Bufaransa. Padiri Thomas Nahimana twamutumiye nk'uhagarariye abisuganyije bagashyiraho iyo bise guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, ayibereye perezida kuva mu mwaka w'2017. Nongereho ko ari n'umunyamuryango w'ishyaka Ishema, ifite abandi bayobozi batowe nyuma ya manda ye. Tugiye kuvugana ari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubufaransa. Jean Paul Turayishimye ni umuyobozi w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nari kuba nahereye ku mutegarugori Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka Darifa Umurinzi, ari i Kigali mu Rwanda, ariko dutangiye iki kiganiro akigerageza gukora connection, akigerageza kureba ukuntu mu rwego rw'ikoranabuhanga yabasha kwinjira muri iki cyumba turi kuganiriramo. Turacyamutegereje rero, ariko igihe yabonekera cyose rwose turamwakira. Ese koko mu by'ukuri dukurikije uko abanyarwanda babayeho, ibihe abanyarwanda banyuzemo, ibyo ubunararibonye abanyarwanda bafite mu bibazo by'u Rwanda, ese kujya mu nzego nkuru z'ubuyobozi cyangwa no kwinjira mu nzego zindi zinyuranye nko mu bigo bya leta, igisirikare, igipolisi ndetse no mu bigo byigenga n'ahandi, tukibaza ngo hashingirwa gusa ku bushobozi, competence mu gifaransa, hashingirwa gusa ku kureba abatsinze nyuma yo guhatanira iyo myanya, cyangwa biranakwiye ko hatangwa icyizere ko mu nzego zose abanyarwanda bazisangamo mu nkomoko zabo zose, ku buryo nta rwego rwabamo ab'amoko amwe gusa? Ibyo ngibyo ni ngombwa kubyibazaho cyangwa si ngombwa? Hanyuma tukaza kureba niba hari ibindi bihugu byaba byarahuye n'icyo kibazo bikagira uko bigikemura, noneho tukanibaza niba uko bagikemuye, niba ibyo ngibyo abanyarwanda babiheraho, cyangwa niba bavuga ngo oya, ingendo y'undi iravuna, ntawapfa kubifata kuko byo bitajyanye n'ibyacu. Ufatishije ijambo rwose ahine kuri iyo ngingo, avuge uko abyumva, arasa ku ntego. Reka duhere ku mukuru Eugene Ndahayo, hanyuma tuze gukomeza twumva n'abandi icyo babitekerezaho. Urakoze bwana Murindahabi. Kuri iki kibazo cyo kujya mu nzego zaba iza leta, zaba n'izindi hakurikijwe competence cyangwa se njye numva ko abanyarwanda banyuze mu mateka aruhishe,
amateka y'amaraso twese turabizi. Nta kuntu rero ushobora gushyiraho inzego ngo ugendere kuri kompetanse gusa, usibye ko izo kompetanse nazo ni ngombwa. Izo kompetanse ni ngombwa, ariko kubera ayo mateka mabi kandi dufite intego yo kugira ngo twunge abanyarwanda bongere bumve ko ari abenegihugu bamwe, ni ngombwa ko ureba hose. Niyo mpamvu ariko kandi nta hantu mu banyarwanda bose turi no ku ibyo ngibyo by'amoko. Mu moko yose hari abantu kompeta. Icyo ngicyo nuko wenda bamwe bishyize n'ibintu ko ni bya bindi bya kera by'aba extremiste, abatutsi bakumva ko ngo bafite impano kurusha abahutu, n'abahutu bo nta nubwo bagendera kuri izo mpano, bo ni bwa bindi bya nyamwinshi. Kompetanse rero ubundi iyo urebye ziri hose, ariko nk'umuntu urebera abanyarwanda kubera ibibazo banyuzemo, ni ngombwa ko umenya n'abandi na tranche zose zigize abanyarwanda. Nk'ubu ngubu iyo utekereje ukumva ukuntu basigaye bita abatwa ngo basigajwe inyuma n'amateka, murumva ibyo bintu, iyo nyito koko atari ibintu bibabaje. Deja uramwambura icyo ari cyo, ubwoko bwe yabwemera n'ubwo atabwemera, ariko muri iki gihe niko bimeze. Sinzi n'impamvu abantu bumva ko ubwokansuwa ari ikibazo. Ikibazo ni icyo ubukoresha ukandamiza abandi. Ariko rero kuba umututsi, kuba umuhutu, kuba umutwa, kuri twebwe mwishakwe ntabwo ari icyo kibazo. Ikibazo ni icyo, nk'uko nayo bivuze, ni icyo ubikoresha. Donc rero mu nzego ni ngombwa ko hajyamo abantu kompeta, kandi abanyarwanda barahari rwose. Ariko nanone ni ngombwa kubera ko burya ntabwo kompetanse ihagije, waba unamaze no kugira no kureba muri izo tranche zose z'abanyarwanda abashobora kujya muri ako kazi, ariko burya habaho n'icyo bita savoir-être. Niyo waba ufite izo kompetanse zimeze, urashaka kuvuga ibijyanye no kumenya uko abantu bakwiye kubana no kubahiriza bamwe bubahiriza abandi, uko wubahiriza abandi. Niba ibyo bintu utabifite, ufite kompetanse zihambaye, kereka niba kujyana ahantu ukenewe kubera ko wirirwa imbere ya za epruvete cyangwa se mu bindi bintu ukanisha bidahura n'abandi. Aho ngaho kuri kompetanse gusa wenda byakumvikana, ariko ahantu muri serivisi publique ntago mu gihugu cyacu twagendera kuri kompetanse gusa. Turakumvise rwose igitekerezo cyawe. Ubwo igisigaye ni ukuntu ibyo bintu byakorwa. Reka dukurikizeho Jean Paul Turayishimye, utubwire muri make. Eugene Ndaha yaravuga ati nibyo ubushobozi, ububasha ku mirimo runaka abantu bakwiye gukora ni ngombwa kubireba, ariko akanongera hati ariko ntihakwiye kwirengagizwa yuko abantu bakoresha ibishoboka byose kugira ngo tutajya tukabona hari inzego zimwe na zimwe zirimo abantu bafite inkomoko zimwe. None duhere kuri icyo cya kompetanse, Jean Paul Turayishimye, ko benshi turi mu bantu bemera ko umuntu ntabwo ari umuhanga kubera inkomoko cyangwa ubwoko avamo, si n'umuswa kubera yuko akomoka aha n'aha mu bwoko ubu n'ubu. Ntabwo ibyo ngibyo ndatekereza ko abenshi tunabyemera gutyo. Ariko none ku gihugu nk'u Rwanda dushobora kuvuga, abanyarwanda bashobora kumvikana ngo hazajya haba kurushanwa guhatanira imyanya mu nzego zose. Mu gisirikare abantu niba ari ukureba imbaraga, niba ari ukureba imyitozo bakoze, niba ari ukureba n'ibyo bintu by'abize bakagira amanota meza ajyanye n'ibyo bintu bijyanye n'ibya gisirikare, bareba ibyo ngibyo bijyanye n'ubushobozi no guhatana muri ubwo buryo, cyangwa nawe urumva ko hakwiye no kuza iyo critère no kugendera kuri iyo ngingo yo kuvuga ngo habemo abafite inkomoko zose z'abanyarwanda. Jean Paul, muri make
mbere y'uko tureba n'abatumirwa bandi babiri. Urakoze cyane Kizera, ngiye gushimire muri ndagira ngo nubwo wavuze ko iki ari ikibazo cyoroshye, ikibazo ndetse gishobora kuba kinaremereye kuruta icya mbere, yenda ahubwo wavuga ko uyu munsi tutakiganiraho ngo tukirangize, kuko ngewe ku bwanjye iki nicyo kiremereye kuruta ikindi. Gusa nk'umuntu uhagarariye urunana nyarwanda arc, twebwe ibyo natwe tubiganiraho buri munsi nk'uko n'abandi babiganiraho, ni bimwe mu mateka yacu. Gusa ndagira ngo nkubwire ko twebwe ibyo byo gutekereza ko yenda wavuga ngo iringanyiza mu myanya y'ubutegetsi habemo abatutsi abahutu, ibyo ntabwo ariyo politike ya arc, nta nubwo nibaza ko inashoboka. Ndibaza ko n'abayitekereza izabagora, kuko ni ukuvuga ngo implementation yayo izasaba ko uvuga uti cekinga ahangaha kuri umututsi cyangwa kuri umuhutu. Nibaza ko ibyo ngibyo byazana, sinzi uburyo bishobora gushoboka, ariko ibyo Eugene Ndahayo yavugaga birumvikana cyane, kuko ntabwo ubushobozi ntabwo ubushobozi buhabwa n'ubwoko uturukamo. Ariko muri Ndahabi ndetse na bagenzi banjye turi kumwe, division cyangwa se uko mu Rwanda twebwe niba ariko nazita ko ari division za ethnique cyangwa se na regional, ntabwo zishingiye gusa, ntabwo ari amoko y'abahutu n'abatutsi gusa. Ni ukuvuga ngo uzajya wongera ubaze uti buriya kenshi nakoresheje inkomoko, buriya kenshi nakoresheje inkomoko kugira ngo ntaguma ku by'amoko gusa. Inkomoko harimo n'ibyo by'uturere, harimo no kuba abantu barabaye mu bihugu binyuranye, ntabwo ariko ikibazo rero ubuzanye ni ikihe? Reka nkubwire ikibazo ubuzanye muri iyo sisiteme. Ni ukuvuga ngo hazamo amoko y'abahutu n'abatutsi. Abahutu n'abatutsi bose ntabwo, abatutsi bose harimo nabo bafitanye amapreferanse hamwe n'abandi. Abahutu nabo nuko, ni ukuvuga ngo abanyenduga n'abanyagisenyi nabo cyangwa abakiga nabwo harabwo uzangira kuvuga uti hagomba kuba nk'abakiga bangana gutya, hagomba kubamo n'aba southerners abo muri side bangana gutya, ukazongera abanyabugesera, abanyabuganza se. Ntabwo nzi ko iyo politike yashoboka. Cyakora nk'uko nabibabwiye, wiri mu ishyaka rya politike cyangwa ushaka kugira ngo ugire ibyo uhindura, ugomba no gutekereza no ku mateka n'uburyo ibibazo nk'ibyo bigomba gukemuka. Ibibazo nk'ibyo bikemurwa nyine. Reka mbanze nsubize ikibazo cyawe direct, ni capacity niyo ikwiriye gushingirwaho n'ububasha. Ariko muri Ndahabi niba hari pratique iri discriminatory, iheza, ntabwo ishobora kuyoberana. Reka nze nguhe urugero rwa systeme ya RPF ihari. Ushobora kumbwira ngo kubera ko inkotanyi zafashe ubutegetsi, Gatsinzi akabaje wa Samukaka, Ndibwami agakurira Kayumba, ubwo ngo harimo iringaniza rishingiye ko ngo bafashe en consideration ko ngo bashaka guha agaciro buri moko, abahora bafite ubutegetsi twari tubazi. Ntabwo bivuze ko ngo icyo kintu kuba washyizeho ngo ahari umututsi, ahari umuhutu, ngo ahari umuhutu, ibyo bishobora kubishyira hari kugira ngo abo bantu babe yenda kadahumeka zawe, cyangwa se ureba abantu bavanse ibintu byawe, ariko kumbwira ngo uzajya kusha umuntu akazi uvuga uti n'umututsi. Ariko reka mbahe utagira ngo wenda ngo ndi ignorant kuri icyo kibazo. Naha muri Amerika hari systeme bita affirmative action. Iyo ngiyo kubera histoire y'amoko na minorite y'abagore, baravuga bati tugomba kugenzura ko iyi departement cyangwa se iyi systeme itari discriminatory. Icyo gihe bashyiraho izo za garde-fou twavugaga, bakavuga bati aba bantu kuki nta bagore bakora ahangaha, kuki nta bahutu cyangwa se abatutsi bakora ahangaha, kuki nta birabura, ubwo navuze abatutsi mu Rwanda ariko inaha bavuga kuki hagaragara abazungu gusa, kuki muri iyi institution hagaragaramo abazungu gusa. Ibyo ni ibintu biganirwa bishingiye ku mateka yacu nk'Abanyarwanda. Tuzi ko harimo za division zitandukanye z'amoko, ariko jyewe ni icyizere cyanjye ko twizemo byinshi, ari amoko, ari uturere, ntacyo bishobora kutugezaho, ahubwo ubushake n'ububasha kapasite yo kugira ngo rega ntabwo abantu bose bashaka kuba abategetsi. Mwibuke ko ubutegetsi ishobora kuba ari pourcentage nke y'abakozi ba leta, ntabwo ari ukuvuga ngo nibo benshi, ariko tugomba kumenya ko ubwo butegetsi burepresenta igihugu. Kuvuga ngo burepresenta igihugu ariko ntibivuze ko tujya mu nzira yo gushaka ahubwo kugira ngo dukore ya competition ishingiye ku bwoko, noneho hakaba naho byagera ukavuga uti uyu mwanya n'uw'abatutsi nta muhutu ushobora kuwukandagiramo,
uyu mwanya n'uw'abahutu nta mututsi ushobora kuwukandagira ejo hakazazamo nyine kuki hari abakiga batagaragaramo hari n'abandi batagaragaramo njye ntekereza ko ntabwo ari nanjye gusa mu runana ko sisiteme ikwiriye ni sisiteme itanga akazi ishingiye itari urumva ko niba ujya guhamagara uvuga uti kanaka n'iwacu icyo gihe niho usanga abantu nyine bavuga bati muri special forces nta muhutu uzasangamo kubera ko yenda ari abatutsi gusa dushaka kugira ngo aba aribo bazajya bacunga izo ngo z'abandi cyangwa se umutekano w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Republican Guard ntidushakamo abahutu cyangwa se niba habemo nka 2, 5 cyangwa se 10% cyangwa se 3%. Ibyo rero byose bigomba gucika ariko hagiyeho sisiteme itanga akazi sisiteme ya recruitment sisiteme ndetse ntabwo ari muri za Rwanda Revenue inzego za leta ni nyinshi cyane ntabwo ari umutekano gusa ni nyinshi cyane uretse yenda muri parlement igihe bashobora kwiyamamaza bashingiye ku byo bavuga ngo bazakorera abaturage ariko ahandi hantu batanga akazi aho umuntu akazi abanyarwanda bagomba kureba capacity ubushobozi bw'umuntu kugira ngo igihugu utacyangiza ariko sisiteme yo guha abantu akazi akaba ariyo mureba ko itari discriminatory ariko itari kuvuga ngo ngiye kugarura ikarita y'umututsi n'umuhutu umunyikiga n'umunyenduga ibyo rero nk'uko mwabivuze na padiri yabivuze ati hari ibiganiro bimwe by'abanyapolitike iki ntabwo ari ikiganiro cya strategy ariko nzi neza ko bishoboka ni bya bindi navugaga ko habamo za safeguards zikorwa kandi ugasanga system itari discriminatory abatutsi bakiyumvamo igihugu kikaba representa nyine nuko imbibi zacyo zimeze n'abanyarwanda bateye murakoze urakoze cyane Jean Paul turayishimye mu kanya ngiye kuza Eugene Ndahayo mukangiye kuza ndagira ngo bibanze byumvikane neza yuko hari aho nigeze gusobanura ko nta nubwo ari ibintu byareba gusa inzego za leta hari naho navuze ko n'ibigo byigenga nabyo byasabwa kwita kuri icyo kintu abanyarwanda babaye babyumvikanyeho nanone kuko nacyo ni ikintu kigomba kumvikanaho muzi ko mu gihugu nk'u Burundi hari imiryango yigenga ibigo byigenga bahagaritse gukora kubera ko bitubahirije ibyari byarumvikanyweho ku bijyanye n'uko mu kigo nk'icyo hagomba kubonekamo abantu b'inkomoko zose ntabwo ndi kuvuga ngo abanyarwanda bagendere ku by'Uburundi kuko hari igihe basanga bitajyanye n'abanyarwanda ibyo ngibyo ni ibintu abantu baganiraho wari ugiye kuvuga iki mbere y'uko twumva padiri Eugene Ndahayo mumbabarire ni akantu kamwe gusa wenda nshobora kuba numvikanye nabi ngewe nipurashije muri suite y'ikiganiro twari tuvuyeho ingingo ya mbere ko turi muri sisitemu ya nyuma ya FPR hariho ubutegetsi nyine abantu bishyiriyeho kandi bafite n'ubushake bwo kugira ngo bagere ku nshingano bihaye donc ntabwo twebwe mu ishakwe turi abantu tuvuga ngo haziho za kota ngo abahutu ngo bafate ibi ngo abatutsi ngo bafate ntabwo ari uko nguko ntabwo ari sisiteme ya kota kubera ko mwatanze na example iriya ya Gatsinzi mu gisirikare n'abandi akaba chef d'état biriya nyine nayo nzi ukuntu bifunctiona ntabwo ari byo rwose niba Gatsinzi bavuze bati bamugize chef d'état major ni chef d'état major nyine avec n'ibijyana nabyo n'uburenganzira afite bwo gufata ibyemezo ni nk'uko amategeko na za procedure zibiteganya ntabwo ari question ya za kota ahubwo nyine muri ibyo ngibyo nino nabonye na hano mu Faransa muri Amerika ho birahari no mu Bwongereza bo wa mugani hano mu Faransa batinya statistique ethnique nubwo batazivuga ariko barazifite bazi aho bipfira nk'ibita batera ingorane cyane nk'abagore ubu ngubu byo ntabwo batinya kubivuga baravuga bati ku liste yawe hagomba kubaho 50 ari abakandida b'abagabo 50 ari abakandida b'abagore muri za entreprise ikomeye ubu ngubu za K40 barimo kuvuga bati abagore bagomba kugiramo imyanya hejuru bakawuyobora izo za entreprise donc ni mw'iyo systeme nshya tuzaba tuzanye no kureba ukurikije amateka mabi yacu ukareba niba nta hantu ibintu bishobora kugororwa abanyarwanda bakabyibonamo kurusha nicyo ngicyo nashaka kuvuga ntabwo urakoze cyane Eugene Ndahayo rwose kongeraho ibyo bisobanuro kugira ngo ibitekerezo n'imyemerere mufite wowe na bagenzi bawe muhuriye mu ishyaka ubisobanure kuko mubyemera gutyo. James Munyandinda
wowe wanabaye no mu gisirikare kuko ibi byose tunavuga biraza mu nzego zose harimo nyine n'ibyo bintu birebana n'igisirikare kuri wowe yaba iyo myanya y'ubutegetsi yaba n'imyanya y'akazi gasanzwe rega mu bigo bya leta n'ibigo byigenga wowe ubyumva ute igisirikare igipolisi wumva hashingirwa baramutse bashingiye ku bushobozi akaba aricyo gishingirwa cyonyine wowe wumva hari impungenge wenda byatera ko hari ubwo byazagaragara ko hari inzego zirimo abantu bava bafite inkomoko imwe cyangwa ubwiganze burengeje ikigero ku bantu bafite inkomoko imwe tutarebye n'iby'amoko gusa ahubwo hari n'ibindi nigeze gukomoza ku kintu cy'uko turi mu bihugu bitandukanye ubu ngubu umunsi twese abanyarwanda bose cyangwa benshi bazaba bari mu gihugu n'abahunze bagahunguka bizaba bivugwa ngo abangaba babaga muri Australia abangaba babaga mu Bushinwa nacyo rega gishobora kuba ikintu abantu bakwibazaho simbizi abangaba babaga muri Tanzania babaga mu Bugande ariko ko uretse ko abantu badakwiye kuzira igihugu babagamo ariko nagira ngo baze niba byatera ikibazo abantu bashingiye ku kuvuga ngo abantu barushanwe bareba bafite ubushobozi bajye muri iyo myanya ufite impungenge yuko hari aho byajya kugaragara ko abantu bahuriye ahantu hafi ya bose cyangwa bose bava ahantu hamwe bikaba byatera ingorane James Munyandinda muri make cyane mbere yo gusubiza wenda urimo uvuga ngo aba ngaba baturutse aha ngaha bavuye ngo umuntu agomba ariko hari abutaguza bitwa abavantara ariko ubwo ntacyo ubwo reka nkomeze ku kibazo direct urumva icyo nashaka kuvuga hano ni uko gihe mfite icyo numvikanaho na bagenzi banjye bambanjirije yaba Jean Paul yaba Muzehe Ndahaye wenda padiri ntabwo numvise we opinion kuri iyi ngingo ya competence cyangwa se y'ubushobozi sibyo jewe ndagira ngo mbanze mbwira abatwumva yuko nk'uko nabishimangiye kuva na mbere icyo kwemeza ngo ubushobozi icyo kwemeza uko imiyoborere y'igihugu cyacu igomba kugenda icyo gushaka ngo uburenganzira bw'ikiremwamuntu icyo gushaka ngo rule of law utegetse etat de droit nuvuga ngo utegetse bugendera ku mategeko byose ntibishoboka nta demokarasi ihari kuko nabivuze na mbere noneho tujya kuri demokarasi uko ikorwa ishobora gukorwa nta mategeko yubahiriza iyo demokarasi tubahiriza idafite amategeko igenderaho irasenya ariko hari amategeko yubahiriza buri muturage amenya ko afite demokarasi ariko akamenya akagira umurongo atagomba kurenga kubera ko itegeko rimulimita icyo bivuze urabibona kuko iyo demokarasi idafite amategeko n'ayikontorora icyo gihe havuka ikibazo cy'abantu kugira imyifatire mibi tujye kuri icyo kibazo cy'ubushobozi noneho mu myanya y'ubutegetsi mu gihugu cyacu nicyo nashatse no kuvugaho na kare icya mbere dufite abahutu b'abahanga bafite ubushobozi bo mu rukiga bo mu majyepfo bo mu majyaruguru bo mu mfuruka zose z'u Rwanda dufite abatutsi b'abahanga bava mu mpande zose z'igihugu mu mfuruka zose z'u Rwanda n'abatwa niko bimeze mu Rwanda nta gace k'abatutsi kabaho nta n'agace k'abahutu kabaho hose uzasanga y'abahutu n'abatutsi mu turere twose so ikintu rero nshaka kugira ngo nakubwira ko ntumvikanaho n'abo bavandimwe batubanjirije barimo guhunga ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu iki kibazo ntikigomba guhungwa tugomba kugikanda kikameneka kugira ngo gikire burundu ni ikibazo cy'amoko ni ikibazo cy'uturere urabibona iki kibazo ntigishobora gukemuka kidashyizwe mu mategeko icyo ni icya mbere kugira ngo demokarasi ishoboke iwacu igende neza mu mategeko gute ndagira ngo mbishyire muri platike ariko numvise
biyunkoza ahantu kuvuga ko ibintu by'amoko byajya mu mategeko, dusobanurire kuko hari igihe byajya byafasha mu abantu, mategeko hari igihe bikajya no mu irangamimerere. Ikintu cya mbere sinshyigikiye jyewe yuko ubwoko busubira mu ndangamuntu, ibyumvikane simbishyigikiye kuko ntacyo bimaze, ariko nshyigikiye ko mu irangamimerere yawe ibitswe mu bubiko bwa leta biba bizwi ko wowe muri ndaba uri umututsi cyangwa uri umuhutu, urabyumva, bikaba bizwi atari ngombwa ko bijya mu irangamimerere yawe nako kuri identite yawe, ariko mu irangamimerere birimo, urabibona. Utuye aha n'aha ni ukuvuga ngo utuye mu majyaruguru cyangwa utuye mu Nduga, utuye mu Bukiga, utuye mu Buganza, utuye aha n'aha n'urugero, urabyumva. Noneho ibyitwa allocation of power, gutanga ubutegetsi, bikajya mu itegeko, urabyumva. Ishyaka ryatsinze bishobora kujya mu itegeko nshinga, bikajya no mu mategeko agenga amashyaka, ni urugero, urabyumva. Mbere y'uko biba exercised binyuze mu matora, bigomba kuba already biri mu mategeko, urabibona. Noneho nk'urugero tukavuga duti ishyaka ryatsinze, mbere yo kujya muri za institution twavuze, kuko nazo kujya mu myanya competence igomba kuba considere mu moko yose no mu turere twose biri mu itegeko, ko niba tugiye kwa recruitment y'abinjira igisirikare, buri karere kagomba kohereza abantu umubare ungana gutya abahutu n'abatutsi n'abatwa, biri clear. Ariko abantu bakaba recruited bakaza atari ngombwa ko barebye kunamutsa ko hariho intuza, ko hariho utututsi, ariko bikakonsidere ko hagomba kuba systeme d'iverifier yani bari kisanga mu gisirikare, mu basirikare bato, mu officier, mu ba officier superieur kugera hejuru. Bo noneho tujya mu myanya itorerwa, buri shyaka rikaba rifite obligation, shyaka kugira ngo ribe registered rigomba kugaragariza komisiyo y'amatora n'urwego cyangwa registrar wandika amashyaka yuko iryo shyaka muri executive yaryo ririmo abanyarwanda b'amoko yose nk'uko biteganywa n'itegeko. Iryo shyaka niba ritsinze, urabibona, niba ritsinze rigatanga imyanya, nikaho rikakora allocation y'imyanya iri politiko mu gihugu, rikayisaranganya, n'ishyaka riyisaranganya, ntabwo ari umutegetsi usaranganya, n'ishyaka, urumva, kuko ishyaka n'abanyamuryango biratandukanye. So icyo nshaka kuvuga hano ni iki, ishyaka rikamenya ko rigomba gushyira mu myanya abanyarwanda bo mu moko yose nk'uko biteganywa n'itegeko. Nta muntu n'umwe ushyirwa mu mwanya kubera faveri, nta muntu n'umwe ushyirwa mu mwanya kubera ko byagenwe na kanaka na Kagame. Hari urugero yatanze Jean Paul ukomeye cyane, ati yatanze ba Marcel abahutu Kagame yahaye imyanya bakajya hejuru y'abatutsi, ariko ikaba ari imyanya mu by'ukuri bajyamo nk'uko umuntu ururabyo ku meza kugira ngo n'abanyarwanda bajye barubona, ari nta jambo bafite, urabyumva. So imyanya itangwa n'itegeko, idatangwa n'umuntu, umuntu yumva uwo mwanya ari prestigious, yumva uwo mwanya afite obligation yo gukora inshingano ategekwa n'abaturage binyuze mu itegeko, urabibona, atabikora agakurwaho n'itegeko nanone, urabibona. James, umwanya kudushiranye, ariko ndagira ngo ngewe ngushimire ko uvuga ibintu ko wumva ubyemera, ukabivuga kandi wumva ko utekereza ko byagira icyo bifashaho igihugu nk'u Rwanda, abanyarwanda uko bateye n'uko babayeho. Mbese wowe wanavuze uti abantu ntibakandi ikibyimbye kimeneka ariko abantu bakire. Wowe urumva yuko kuba ibyo bintu by'amoko n'inkomoko z'abantu z'uturere n'iki byose ko wowe wumva bikwiye gushingirwaho no kugira aho byandikwa, ni uko nguko ubyumva. Abanyarwanda ndagira ngo ufite umunota umwe, igihe kiradushiranye kuko ibitekerezo, ariko muri ndahaye haratambu gato amasegonda nka 30 sinyarenze ugiye narangiza kuvuga uwo munota umuhaye ndere yuko buri wese kubera ko avuze ku bintu bidasanzwe, niko tumenyereye ko abanyarwanda bavuga bati nyamuneka ibintu by'amoko, nyamuneka ibintu by'amoko. Avuze ibintu uko abyumva, n'ibyo ngibyo by'inkomoko y'iki, atanze igitekerezo uko acyumva. Buri wese ari bufate umunota umwe agira icyo akivugaho, ariko banza ukirangize James Munyandinda. Gerageza ngo risiki ngo nkwereke ibyago bararwahura narwo
bavuze ngo nta bintu by'amoko bihari, urumva, ariko ayo moko batayakuye mu bwonko bwacu no mu mitima yacu twiyizi, urabyumva. Noneho ngo hazabaho ubwumvikane, ngo ishyaka, ngo umuntu natsinda, ngo hazabaho gusaranganya ubutegetsi. Hari abantu bazajya gutora bavuga noneho twifatiye ubutegetsi, turi abahutu, turi majorite, n'urugero, urabyumva. Ni ukuvuga ngo by the way, niba nta tegeko rihari rigena isaranganya ry'ubutegetsi, automatically biri en faveur y'abita ngo ni nyamwinshi, urabyumva. Ariko iyo, urumva, iyo habayeho ikintu cyitwa itegeko rikora allocation of power mu turere twose, mu moko yose, urabibona, bivuze yuko nta muntu utanga ubutegetsi n'umwe. Ubutegetsi buzatangwa n'itegeko, kandi binyuze muri demokarasi. Abaturage bazatora ishyaka bashaka bashingiye ku bitekerezo byaryo, bamenye ngo ishyaka ridutora rigatsinda rizadushyira mu myanya abatutsi bafite ububasha n'ubu, urabibona. Kuko ntabwo ari ukuvuga ko ari abatutsi gusa bagomba kujya muri ya myanya, bagomba kuba bafite criterias mu buryo bw'ubumenyi, mu buryo bwa experience, ibintu bitandukanye bigenwa n'itegeko. So sinshaka kuvuga byinshi kuko bishobora kwizima amagambo. Urakoze kuvuga ibintu uko byemera kandi wumva byagira icyo bifashaho. Reka tuguhereho Jean Paul, turayishimye n'abandi, buri wese ari bufata akanya rwose iyo ngingo tunasorejeho, ariko ntituribe tunasoje, tuzagira ikindi gihe tuzahamagara. mwaretse nkabanza nanjye ngayivugaho, noneho twese tukabona guhabwa uwo munota ko ngiye ntacyo ndayivugaho. Mbabarira, nibyo padi. Nibyo koko nandike ntaza kubyibagirwa, ariko ubwo busabe ndumva ari bukwiriye. Nibyo koko Padiri Thomas Nahimana ntabwo wari wagize ukivugaho, nari sinzi ikintu cyagitumye rwose nibagirwa, kandi nari nzi ko ari wowe uri buse nkaho uyisoje. Ariko noneho ahubwo ubwo wa mugani urahita uvuga ibyo wari uyifiteho ibitekerezo, noneho ugira n'icyo uvuga ku gitekerezo gitanzwe na James Munyandinda, hanyuma abandi batumirwa babiri nabo baze gufata umunota umwe bagira icyo bavuga, tube dusoje, tube dusubikiye aho. Iyi jambo ni ryo Padi. Bandi batungura nimusanga hari byinshi duhuje na James Munyandinda kuri icyo kibazo, uretse akabavantara bagiye kutumara gusa konyine, ariko ibindi byo reka mbanze mbivugeho ntacyo bitwaye. Donc iki kibazo gifite aho gihurira na cya kindi cya mbere. Mu bihe bisanzwe regime politique igena nuko ibindi bikurikiraho. No kuvuga y'abantu bari muri monarchie, rya indabusori, ibintu byose gutanga imirimo kugira gute yuzi guhakwa urayihabwa nta kibazo, nuko bigenda. Yuri muri regime tyrannique, babandi baba despot bagutera ubwoba, ubundi nabwo wabuzi kugira ubwoba, ukemera ibyo bakubwiye, umwanya bakawuguha, ukazamuka mu nzego, niko bigenda. Kubyo kuvuga ngo meritiza iyo bari muri regime ya demokarasi, muvandimwe ari kuvuga demokratique nko muri repubulika igenda ku mahame ya demokarasi, niho egalite na merite bijya imbere, niho demokarasi ikomeza. Iyo byitwa repubulika igenda kuri demokarasi ariko mu by'ukuri bikora nka monarchie, abantu barahakirizwa n'ubundi, niko bigenda. Iyo biri nko kwa Kagame ni ukugira ubwo bagashyiramo uwashatse, birumvikana. Ariko ari regime nyayo, disons nka repubulika démocratique, le mérite l'égalité nicyo gituma abantu bazamuka mu nzego kandi igihugu kikaramba, birumvikana. Ariko rero iwacu hari ikibazo gikomeye, ari nacyo Munyandinda atindaho kandi twumvikanaho. Igihugu cyacu ntabwo gishobora kugifata nk'ibihugu bisanzwe bizima ngo tugereranye n'Ubufaransa n'Ubusuwisi na Amerika ngo tuvuge ngo twabyapurika nk'uko bishoboka. Ku gihugu cyacu kirarwaye, nta nubwo ari ikibazo gusa, ni uburwayi kandi bukomeye. Abantu ntibajya kwicana ngo miliyoni ipfe, miliyoni 2, miliyoni 3. Abantu bakora igisirikare nk'icyo mubona kivanguye neza ubwoko, kandi ngo ntibwanditse mu irangamuntu, ntaho bwanditse. Ngo ubwo bo bakemuye ikibazo, ngo uvuge ngo ibintu ngo bizakora nk'uko bisanzwe, ngo ni merite gusa. Izo merite nazo zizaba zishingiye ku kisi. Akaba ariyo mpamvu mbona, kubera ko igihugu ikintu twifuza, ikintu cyakemura ibibazo mbere yo gutekereza za regime, no kubona abantu bazima b'abaganga, abantu kubona abarideri b'abaganga bumva ikibazo cy'Abanyarwanda, bakaba bakwishyira hamwe bakumvikana, bakarenga cya kibazo Munyandinda ari kuvuga. Icyo kibazo ni iki? Ni udutsiko. Nanjye vuga ko twabavantara Munyandinda ari kunze ndano. Ni udutsiko tw'abantu bifatira ubutegetsi bakabukoresha bashingiye ku ironda koko n'ironda karere cyangwa ironda nkomoko, kuko nicyo kibazo twagiye tugira. Iyo rero ni indwara ikomeye, iryo vangura riteye rityo, ni ikibazo gikomeye. Turamutse tugicecetse ngo turi gushaka ibisubizo, ngo reka ncece cy'ubwoko, ariko wajya kubona ukabona igisirikare kiravanguye, ukabona inzego zose ziravanguye,
ukabona abantu biturukiye hamwe bafite byose ejo bundi baje ntacyo bafite none byose barabifite, bafite amasambu, bafite inzego, bafite ibiki, wowe ukavuga ngo nta kibazo gihari. Reka ni ngombwa uko rwose icyo kibazo kivugwa, ariko kikabanza kubona, simbizi uko ubu nyine nicyo aya mashyaka amaze, nicyo aya mashyirahamwe amaze yo kuba yabyara abantu bumva ibibazo by'u Rwanda, bakaba bakwishyira hamwe bafite ubushake, bafite n'ivolonte ikomeye, kandi bafite n'ubushobozi, bafite ubwenge, bafite noneho bakazasaba ahubwo ko bahabwa ububasha kugira ngo bayobora bate rero. Niho ndi guhuriza na Munyandinda, ntabwo rwo hagomba kuba ikintu Jean Paul yavuze y'igihugu kirwaye, mbese umwana urwaye cyangwa umuntu mukuru urwaye warembye yatangiye koroherwa ntumugaburira nk'uko ugaburira abandi, ntabwo umuha rwose mubwira ati fata byeri wowe fata iki. Umwana mutoya bagira uko bamugaburira kugira ngo akure duke n'igihe batangiza agakoma bikazagera igihe arya ibikomeye. Umurwayi nawe bagira uko bamwondora. U Rwanda rukeneye kondora, u Rwanda rurarwaye. Noneho rero mu butegetsi, kubera ko aricyo kibazo wavugaga no mu nzego z'ubuyobozi, hari ikintu Jean Paul yavuze gikomeye twafata mu gihe cyitwa transition. Hagomba kuba ugiye rwose cya transition, naho ibisubizo ntibizaturuka mu ijoro ngo byikubita. Abantu bagomba ahubwo ni naho hari jeni, hari ubwenge bwo kuba abantu batekereza iyo transition uko yabimeze, kuko niho abantu bafite ubushake n'ubushobozi bahurira bakumvikana ari cya kiri cya regime bazakoresha n'ukuntu bakemura biriya bibazo Munyandinda ari kuvuga tutagomba guca ku ruhande, ikibazo cy'ironda koko, ikibazo cy'ironda karere, abantu bakabiganiraho rwose. Ariko ibyo biganirwaho n'abazima, kuko abatari bazima bo nta n'ibyo bakeneye gukoresha biriya. Aho rero muri iyo transition niho barebera za nzego. Ziriya nzego, hari inzego zitorerwa, inzego zose zisi kimwe mu gihugu, hari inzego zitorerwa, hari inzego zikomeye zifata ibindi byemezo, haba mu bigo bya leta, haba mu bigo by'ingenzi, hakaba n'inzego za tekinike. Urumva ko ibyo badafata ibyemezo kimwe. Inzego za tekinike uzaba abatekinisiye ugendeye kuri competence, yaba umuzungu yaba umuki, ntacyo byaba bitwaye. Ariko inzego zitorerwa, aho muri na Munyandinda twigeze kubitekerezaho mu ishyaka Ishema, tubimaraho igihe tujya impaka tubaza n'abantu, turavuga tuti ya demokarasi ya Munyandinda abantu bagomba kuba yitekerezaho nibura mu gihe cy'imyaka 5 cyangwa 10 bakagira uko bayigenza. Ngira ngo nabyo Eugene yahoze avuga demokarasi de concordance, twe twayise demokarasi y'impanga. Aba bantu barananiranye kwicara no kurwana. Mu gihe cy'imyaka 10 mukora uko mushoboye kose mu nzego zitorerwa, abantu bajye biyambaza politike, mbese ari babiri, bya bindi by'ubwoko mwatinyaga. Reka nta mpamvu yo kubitinya kubera ko biragaragara. None kiriya gisirikare Kagame kivangiye kuki? Kandi na mbere cyari kivanguye, bashingiraga kuki? Ibyo se twabihisha? Niba dushaka gukemura icyo kibazo, ni ngombwa ko abantu babivuga bikajya mu itegeko, nk'uko uriya muvandimwe ari kuvuga. Iryo tegeko ahubwo ryaba ari itegeko riri, ni ukuvuga panda 10 ans, nko mu gihe cy'imyaka 10 abantu bashaka kuvuga ati kugira ngo abahutu n'abatutsi bongere bumvikane, nibaganire, bakore politiki bari kumwe. Nibajya nko kwiyamamaza, ubwo abanyamerika ukuntu biyamamaza bakagira perezida na vice perezida, kwita kimwe, umwe yatsinda undi agatsinda. Mu by'ukuri ikiriho nuko hagomba kubanza ingenga bitekerezo. Iryo jambo baragishe nyamara ni ryiza. Ibyo bintu ntabwo niba turi mu ngenga bitekerezo ibyo uri kuvuga ntibijya gusa n'ibyo abarundi bakora, kuko hari n'abibaza niba byanogero. Naje ndabivugaho gatoya. Igihe kiri gushira muri make ibyo biganiro bigomba kubaho, ni nabyo bigomba kuba muri iriya transition Jean Paul yavugaga. Abantu bakumvikana nibura mu gihe biranda, ntabwo wamigumisha gutyo kuziraherezo. Ariko mu gihe cyo kwivura no gukemura ibibazo bimwe na bimwe, mushobora kuvuga ati mu gihe cy'imyaka 10 reka tugire amasezerano azamara imyaka 10, nyuma wenda abantu bazaba bamaze kumenyera ko burya abaturage ntibagoye. Uramutse uberetse mu myaka 10 ko tututse nta kibazo bigiteye, bashobora kujya mu nama bakumvikana, bakiyamamaza kwita kimwe, bakayoborana, mu nzego zifata ibyemezo bakaba bari kumwe, badahendana, amanyanga ntiyabura, babyumvikaneho nyine. Itegeko rero, itegeko James yavugaga ni icyemezo cy'ubuhanga. Kubera iki? Kuko ushobora kuvuga nyine bamenyereye guhendana ubwenge, umwe akagenda agacurika undi akamucuranura, ariko abantu ubaboshye ukababohana, nimutsindwa niba mwatoye muri kwitike rimwe, nimukuyoba umwe akayoba cyangwa mwumvikana cyangwa mukica ibintu muzajyana. Ibyo by'abantu babijyamo bagatsinda, kuko ibyo baba bagiye muri details zikomeye ariko z'ingenzi zituma system bashyizeho ishobora gufatika. Ariko turabyumvikanaho ko hari amategeko agomba guproteja icyo kintu mushyizeho. Ariko icy'ingenzi ni ingengabitekerezo muri no kuvuga ibitekerezo by'ingenzi mwashyize imbere, naho mushaka gukiza society icyo kibazo mwemera mwabikora gutya. Ariko mwemera ko nta kibazo kiriho, ntacyo byaba bimaze kubikora gutya. Ndumva ari aho nahagararira, naho ibindi bya competence na mérite byo ntabwo ari cyo abanyarwanda bafite ikibazo. Ikibazo ni
nguhaye amasegonda 20 wavuga niba ibyo uri gusobanura ubisanisha nuko abarundi muri iki gihe bagerageza gukemura ibibazo byabo cyangwa ntabwo abanyarwanda bakwiye kwishinga imikorere y'abarundi mu gukemura ibibazo byabo. Amasegonda 20 hanyuma tujye kuri Jean Paul turayishimye dusoreze kuri Jean Paul. Hari ikindi kintu yigeze kuvuga yitambukira gikomeye, avuga ati bira byose turi kuvuga ariko mujye mwibuka n'umuco w'abantu. Ubwo mu muco hazamo n'amateka. Abarundi dufite ibintu byinshi duhuriyeho, dufite ingorane nyinshi twagiye duhuriraho, ntabwo twaba tubigiyeho, ahubwo ni evida ni ukuvuga ibyo baganiriyeho. Ese byaratunganye ntibyatunganye, baracyari mu nzira. Ese byagiye bagira izihe ngorane, uwabigiraho wenda yakosora ibyo bagonze, ariko abanyarwanda bagomba kunyura muri rya nzira byanze bikunze. Ni ukuvuga kuganira ku kibazo, kuki hariya havanguye, kuki tugomba guhora twivangura abahutu n'abatutsi. Ariko mu by'ukuri muri iyi minsi hari ikindi kintu ducomekamo, ari nacyo Munyandinda wenda yavuzeho yitambukira, ariko ndasaba gake, ariko bya gicuti ntacyo bitwaye. Iryo ronda koko nabyo mu by'ukuri nta cy'abahutu n'abatutsi bafite. Si ubutu n'ubututsi biteye ikibazo mu Rwanda. Kuba twashingirana, kuba tuvuga ururimi rimwe, kuba dusanganywe, kuba turi banyakurugorwa, mbese ibi byabaye muri cya gihugu twese bitugeraho. Nakumvise icyo ushaka kuvuga. Ntabwo harimo ikibazo hari abafite impungenge n'akababaro y'uko nk'ijambo abavantara riglobaliza. Kuglobaliza ni ugushyira mu gatebo kamwe. Izo mpungenge n'akababaro bibatera iyo babumvise hasobanure kubera ko hakomoje n'undi yahakomoje. Hanyuma tujye kuko abanyentara babyumvise nawe nta n'ikibazo bikirimo, nibashaka bita agatsiko k'abamarayika, ariko twivugira ibyo badukorera, sibyo? Ikigaragaramo hariya kera ni bose se umva ukuntu twigeze kubivuga mu Ishyaka Ishema, atari n'ubu gusa, nta nubwo ari Jean Paul gusa ubivuga. Jean Paul, ndavuga Jean Paul dukorana, twigeze turi kwanaliza ikibazo uruvuga Jean Paul Ntagara mu 2013 twatangira ikibazo ni ikiye kugira ngo dushake ibisubizo. Turavuga tuti ni ubutegetsi bw'agatsiko k'abatutsi, bw'indobanure z'abatutsi b'abasirikari baturutse Uganda. Turangije turabireze batutako n'agatsiko sajya bakoresha ikinyoma, iterabwoba no kwikubira ibyiza byose by'igihugu. Ibyo ni Ishyaka Ishema mu 2013. Nuko twabonaga ikibazo bishobora kwevuriwa, ariko ubirebye neza icyo gihe niko byari biteye. Ubu rero muri iki gihe dusanga iki y'abantu baganiriye, dusanga abantu bafashe ubutegetsi, abantu baduteye baje musi bari bafite indi mitwe myinshi, imitwe yo kwikubira ibyiza byose by'igihugu. Baje ntacyo bafite, ariko babyambuye ababifite bose. Ntabwo wavuga ngo ni umuntu wavuye Uganda wese, ni umuntu wavuye muri Burundi wese, ariko hari agatsiko gafite ibyo bintu. Kereka niba mutabona abo bantu bakoresha ijambo rituma abantu batabibona nko gushyirwa mu gatebo, kuko hari abahita bumva yuko iyo havuzwa abavantara nabo bibonamo kandi batari mu migambi igirira n'abo Abanyarwanda. Icyo kintu n'abanyapolitiki baba bafite ibindi bashaka kurengera nk'ako gatsiko, ariko tutanabyumvikanyeho. Yaba ari icyo twapfaga gusa, twazabyumvikanaho twaganiriye nyine, noneho reka tubihindure turebe ukundi tubyita, ariko tuvuge neza ikibazo aho kiri kugira ngo tubashe kubona igisubizo. Kuko niba dushaka ikibazo gikomoka ntabwo twazabona n'ibisubizo. Murakoze. Tujye turasoje muri nta isagonda imwe gusa, no mu munota isagonda imwe. Yego James, yego ko waduhuje nibura na Padiri ni Mahire, ni byiza kandi nishimiye ko tunahuje na byinshi mu bitekerezo nabibonye. Kuri ako mavana niko ngira ngo wenda mubwireho. Ku inshuro ya mbere bavuga iryo jambo abavantara baba specificoma, by the way nta nubwo ari Padiri wabivuze, nta nubwo byavugiwe no kuri radiyo ye, televiziyo Isi n'Ijuru, ariko byavugiwe kuri radiyo na televiziyo ya bagenzi be arayizi, ya Premier Minisitiri we. Bavuga ko ari Abanyarwanda bavuye hanze barenga 300,000 biba specific. Urabyumva? Nyuma mu babyamagaye, ndabizi Padiri arabizi. Padiri yabivuze neza, bukeye bakoze inama bemeza yuko ari agatsiko bavuga, batavuga abantu bose bavuga hanze kuko Padiri arimo kubivuga hano. Urabyumva? Ariko iryo jambo urode ryamaze gusohoka mu buryo buri global ku bantu bose bavuye hanze. Jewe nagira ngo mbwire Padiri wenda ubwo ahari rwose byumvikane yuko iri jambo ry'abavantara bigoye niyo yavuga agatsiko uyu munsi baratangiye bavuga ko ari mu magambo byatashye mu 1994. Biragoye kujya niyo wavuga agatsiko, niyo wabyita Kagame wenyine, biragoye kujya nk'ahantu bo kutabyumva nk'aho
ari nka wa mukobwa ugura umwenda ukamuhurubuka bamubwira ngo ntugukwiriye akawushyira kuri porutomanto noneho akambara undi usa nkawo umufashe, ariko abantu bakaba bazi ko igihe cyose azabyibuha azongera akamanura wa mwenda akawukura kuri porutomanto. Bityo najyaga inama y'uko iryo jambo bafite amagambo menshi kuko padiri ni umuhanga na ekipe ye bashobora gukoresha bitari iryo jambo kuko ritoneka abantu baturutse hanze. Niyo babyita agatsiko ubu byararangiye bamaze kugaragaza ko ari bose mu ntangiriro, kandi icyo kiganiro ntabwo padiri yari akirimo. So nabagiraga inama ko mu kubikosora bashaka izindi mvugo zihari nyinshi kuko duhanganye nawe atwira n'amazina yo kumwita by the way. Icyo navuga. Urakoze cyane James Munyandinda. Rwose abadukurikiye babyihanganire, namwe batumirwa bacu mu byihanganire kuko kubera ko ari ikintu cyanavugwagaho cyane muri iyi minsi, rimwe na rimwe bikaba byateza umutima mubi. Ni ibintu rero kandi ntabwo ari igihe cyo kugira ngo abanyarwanda yewe n'abari mu magorwa bose amagorwa amwe babe bagirana icyo kintu cy'umutima, n'abasanzwe batumvikana nabo tubifuriza ko twabona abantu rwose bahana ikiganza ibintu, abantu bakabana tukagira inunasiyo apeze, igihugu gituje abantu bakabana neza. Urashaka amasegonda 10 hanyuma tubone kujya kuri Jean Paul na Eugene Padiri? Ni ukujya twitonda abantu bari gutaka bavuga akarengane mbere yo kubanga amagambo bakoresha siyo tujye tureba ukuri bisobanura ukuri kuri hirya yabyo. Muri la groupe dukorana hari umuntu waduhaye témoignage ukuntu afite bene wabo bo muri famille ye bavuye muri Congo. Baza muri 1994 yaragendaga akabahahira za Nyamirambo akabajya bahaga byose donc akabahahira kandi birumvikana bari bavuye iyo ngiyo nta kintu bari bafite, akabahahira akabashyira. Noneho hashize nk'imyaka 5 abo bene wabo muri famille direct ntabwo ari kuvuga abavantara batazi aravuga bene wabo muri famille bose, abana bose bari barabonye imyanya bagendera mu mamodoka bakorera ahantu, nakajya babaza ati ibyo ngibyo mubigera hemwe munyura mu zihe nzira? Ati noneho ahubwo mu mamodoka yabo bari basigaye bandera no kunsuhuza byari ikibazo. Hari igihe cyageze uwo n'umututsi ntago ari umuhutu no kubasuhuza ubwabyo byari bisigaye ari ikibazo. Ntabwo ari kuvuga abavantara atazi, aravuga abo muri famille ye, ariko bifitiye rezo zabo n'ubutegetsi banyuramo bagahabwa ibyiza byose bagakira bakibagirwa abo basanze mu Rwanda, ku buryo abo mu Rwanda bajya kwisanga bagasanga batakaje byose koko reyeroma ntacyo bafite, abandi bafite uko babayeho ukwa muri monde yabo, abandi batazi bafite uko babona akazi, bafite uko babona za avantage, bafite uko babona amashuri. Nimwumva abantu bari kubivuga bavandi babazi icyo bavuga. None muzagira mute kugira ngo abantu bo gukomeza kubafata nk'abacamo ibice abanyarwanda cyane cyane, ariko nk'abadashyira mu gatebo kamwe abantu bose kubera impamvu twese tuzi baje bavuye hanze ari abanyarwanda, kugira ngo bose badashyirwa hamwe? Muzabigenza mute ko hari abatabasha kubyiyumvisha bikanabatera n'akababaro? Abari kuvuga ibyo nta mihoro bafashe ngo batema abantu, abari kuvuga ibyo ntawe birukajye ku kazi, ntawe bimya akazi, mubareke bataka akababaro kabo. Ariko icyo nshima nyine nuko abandi nibakumva bazicara baganire muri bya bintu byo gushaka ibibazo no gushaka ibisubizo, amagambo si yazagorana, bazagira uko babyita. Urakoze Padiri Thomas Nahimana na James Munyandinda. Mbashimire cyane Jean Paul tureshimye na Eugene ndahaye ko mwihanganye kubera ko twagiye hanze y'ingingo zateguwe. Ni abanyarwanda nuko nguko tunabayeho, iyo haje ikibazo gifite uburemere nyine tubura uko tubigira nacyo tukakivugaho. Mwakoze kwihangana. Ubwo rero turi busoreze ku mukuru muri twe. Jean Paul turayishimye, ugiye kuvunagura, hari ikintu rwose warashatse kuvuga? Urakoze cyane, ndetse yenda ntunasabe imbabazi cyane kubera ko nanjye nicyo nshaka guheraho. Jewe nanjye nibaza ko nk'iyo témoignage padiri aduhaye y'umuntu wavuze, umuntu wavuye hanze akamugira gutya, ntabwo yabikoze kubera ko yavuye hanze, yabikoze kubera ko ariyo miterere ye. Ibyo bintu nicyo ikibazo gikomeye. Abantu baba hose, baba mu bantu bavuye Uganda, baba mu bantu bavuye mu Rwanda. Igihe Kayibanda yari afite ubutegetsi bamuregaga guheza, Habyarimana bamuregaga guheza, ntabwo bari abavantara, bari baravuye Uganda. Nanjye iryo jambo nzi ko mu ndagu z'amagaya niyo avuga, hari igihe ushobora kurikoresha urisoma mu bintu ntibyumvikane, nk'igihe ushobora gufata editoriale
y'ikiganiro ukacyita ukadukora ubuvantara. Icyo gihe rero ngewe ndatekereza ko nka padiri burya nk'umutegetsi we kubera ko ari na perezida wa guverinoma yo mu buhungiro, ngewe ntekereza ko atazaba perezida w'abandi ariko atazaba perezida w'abavantara, azaba perezida wa bose. Kuba yafata uruhande rumwe akarepresenta groupe imwe haba harimo contradiction muri cya kindi twarimo tuvuga. Ku rundi ruhande rero ndagira ngo ngaruke ku byo genda ari nk'utanga inama namubwira ni kuko afite audience nini, ashobora kuvuga ati that was wrong, byari bibi, ndabisabira imbabazi, akanabwira ndetse nabo muri guverinoma ye bakabisabira imbabazi. Ubundi niho yaba ari umulideri utweretse ko atanze assurance ko abanyarwanda bose bazaba amahoro muri guverinoma ye. Ariko rero kanjye ku byo nanashatse kuvuga kare nabyo biragaruka ku byo James Munyandinda yavuga ku by'itegeko. Utekereza ko nta buryo banakoresha kugira ngo wenda niba igitekerezo cyabo hari abatacyumva bacyumve, utekereza ko byanze bikunze ibintu byabo uko gukoresha iryo jambo bidakwiye na gato kabone naho bagira ntabwo ibyo bavuga bimwe byo kuvuga ko nk'uko yabivuga agatsiko twese turagakoresha kandi nibyo hari ikintu cyo kwironda imyanya imwe bakayirunda ahantu hamwe ugasanga harimo ibintu byo kwikura, ariko banakoresha n'abantu bene wacu bavuye muri Congo, urebye ari nabo bashobora no kuvuga ko ari wa protege regime kuruta ndetse n'abandi bantu bose, ariko ntabwo ari uko bakora abavantara, ni ukubera ko yenda ari bwo bo basanze nyine bashobora kubashyira muri iyo kategori, bafite uburyo babakorompa. Ariko ibyo ntabwo bituruka biba kubera ko nibyo twahoze tuvuga Gatsinzi, Ndibwami, Ngirente nabo ntabwo twavuga ko ari abavantara, ariko regime yo y'agatsiko ifite systeme ukuntu ishobora gufata abantu bavansa intérêt z'iyo regime, ariko ntabwo ari ukubera ko twahoze kare tuganira ku bya North Korea. North Korea ntabwo ifite abavantara, ntabwo ifite abahehe, ariko ifite abagomba kumaintain iyo regime. Donc ni ikintu cyo kwirinda cyane nk'umuntu uharanira guhindura ubutegetsi, ariko nta muntu ufite audience nini nk'iya padiri ashobora kujya hariya kuri mikoro agahamagara n'antagara bakavuga bati ibi bintu byavuzwe byababaje abantu, byumvikanye yenda uko twashaka kubivuga nuku, we are sorry, tusabye imbabazi abanyarwanda n'abo bantu twita abavantara, twebwe tubonye ubutegetsi bazaba batekanye muri guverinoma yacu. Ariko ntabwo nshaka gutakaza igitekerezo cyanjye natindanye kuva kare. Byanafashe igihe James Munyandinda yarari avuga ku bijyanye n'amategeko no gushyira ibintu mu itegeko. Ntabwo ushobora gushyira itegeko ngo uvuge ngo umuhutu umututsi kandi uvuga ko utashaka kuzashyigikira ibintu bijya mu irangamuntu ngo nk'umuhutu n'umututsi, haba harimo contradiction. Jewe ndatekereza ko muri Ndahabi ndetse n'abandi na Imana yavuze ko yabishyigikira. Itegeko iyo rigiyeho rivuga ngo twamaganye forme yose ya discrimination ishingiye ku gitsina, ishingiye ku moko, ishingiye ku karere, ishingiye ku idini, ishingiye kuri gender orientation. Nk'uko bivugwa biranditse muri ariya mategeko y'i Kigali birimo, ariko ntiwushyiramo abatutsi. Yego ibyo nanjye turabyemeranya. Kubakuramo bibavuze ko aribo bari mu gisirikare bonyine. Oya, ibyo ntabwo ari niyo mpamvu navuze ko ntabwo uvuga ngo iyo uvuze discrimination ntabwo icyo gihe ufite favoritism. None se urashaka kumbwira ko noneho uzashyiramo n'iy'abakiga n'iy'abanduga, kandi icyo gihe uvuze discrimination ya forme zose yangloba iyo discrimination yose. None ikintu rero twavugaga cyuko harimo contradiction kuri bagenzi bacu twahuriye ahangaha nuko twavuze ko impapuro zonyine ubwazo ntacyo zivuze. Ushobora gushyira ibyo bintu mu itegeko ukavuga uti namaganye ko hazajyaho umuntu Arusha yari ihari murayizi, Arusha bayiribase ku manywa y'ihanga, ntabwo bigeze bagira isoni zo kuhindura uko babishaka. Itegeko nshinga tuvuga twahoze turivuga ko naryo bariribase ku manywa y'ihanga. Ndeka mbaze ikibazo cyangwa ntanga urugero. Nahimana ufite premier ministre w'umututsi uko tubyumva, none ntabwo wagiye kumushyiraho ko ari itegeko rihari rigutegeka kuvuga ngo ugomba gushyira mu cyicaro n'ubushake bwawe. N'uwo muntu umututsi wagusanze ni shwa yakoze, yagize choice yo kumva ko mwakumvikana mugakorana. Eugene Ndahaye akorana na Musonera, akorana na Rudasingwa, n'abantu tuzi ko ari abatutsi. Ntabwo wabashyizeho amategeko uvuga uti bagomba gukora abatutsi, ariko mufite impamvu yasanze mwebwe
mushobora gukorana mukanumvikana kandi utashyizeho icyo kintu nta tegeko rigutegeka ariko kubera ko uri eduke kubera ko uzi ko ari fair uzi ko aribo bantu muhuje ibitekerezo ufite ikintu kigukurura twebwe tujya gushwana nabo twabanaga muri RNC twagiye kwisanga dusanga turavanze aho twari turi ntabwo twavugaga ngo aba naba bafitanye amasano twarabiganiriye oya ni principe y'ibyo mwumvikanaho cyangwa ibyo mudashobora kumvikanaho bituma mushobora gukorana cyangwa mutakorana ngewe icyo navugaga rero mu Rwanda rw'ejo hazaza nashimye ko Nahimana Thomas nawe yavuze ko iyo transition ari cyo kintu cya mbere gishobora gutuma ibintu byose tuganira twagana tukumvikana kuri system igomba kutuyobora ariko mwibuke yuko abanyarwanda barimo babyiruka ubu ngubu na FPR nubwo nigeze kubivuga mu kabyamagana FPR hari abantu bayivumira ku gahera bayirimo ubu ngubu babonye ivuyeho bavuga bati nyagasani n'ubu ngubu bashobora kuba aribo ba mbere yenda bayanga kuturusha twe ubwacu ariko hari abandi banyarwanda b'abahutu n'abatutsi bo muri ayo moko amateka yacu ntabwo nshaka kuyibagirwa ndayazi ariko bashobora kuvuga bati twebwe njyewe nkage Jean Paul urashaka kumbwira ko ntazajya kwiyamamaza mu Rukiga cyangwa i Butare ngo nze kubabwira icyo nshobora gukorera kuzanira iyo ako karere kaho ngaho ngo kubera ko navuye muri Kongo icyo gihe twaba tugifite urugendo rukomeye cyane nibaza ko abanyarwanda tubafata ko bakiri batumva ibintu ubu ngubu bamaze imyaka 30 bazi Kagame gusa cyangwa 20 n'ingahe barize bamwe barasobanukiwe byari twaciyemo barabizi je nibaza ko bisaba kugira ngo abantu bamenye ko bakurikiye Nahimana bakurikiye Ndahayo bakurikiye Munyandinda bakurikiye na Jean Paul n'abandi bashingiye ku byo bashobora gukora n'icyizere bashobora kubagirira atari ukubera ko ari abantu b'abatutsi cyangwa abahutu kandi izera ko ibyo bintu bashobora kuba barabirenze muri iki gihe nayo mpamvu namwe hagati yanyu muhita musanga mushobora gukorana n'abantu mutavuye hamwe mutabanaga mu gihugu ariko kubera ko mufite ibyo musangiye principe niyo ntekereza izatuyobora kandi icyo gihe cyayo ndibaza ko cyageze twebwe dushobora kuba dutekereza ko twaba tukiri muri ibyo bintu by'amoko kandi biri relevant ubu ngubu ariko ntabwo ari byo bigomba kuyobora avenir y'igihugu cyacu urakoze cyane Jean Paul ndimo ngira icyo mbaza Jean Paul Mwindani unyemerera igihe cyashize hagati aho kuko iyi ngingo biragaragara yuko tuzongera tukayiganiraho n'ingingo bigaragara ko tuzongera tukayigarukaho rwose ariko ari ibintu bigufi kugira ngo twumve uko Eugene Ndahayo nayo yaza gusoza ariko ntabwo nawe twifuza kugira uwo tunigana ijambo byumvikane neza n'umwanya igihe mubyemeye turawufite ngaho James Munyandinda muri make cyane hari icyo bashaka kubaza Jean Paul yes Jean Paul avuze neza agaragaje uburyo itegeko rigaragaza ko ivangura riba ritemewe discrimination ibyo nshaka kuvuga hano allocation of power ndumva uburyo bwo gutanga ubutegetsi bwo kugabagabana ubutegetsi bigomba kugendwa n'itegeko ntabwo urugero rwo mu gihugu arimo muri Amerika hari abo bita electoral colleges abantu batora perezida wa Amerika bwa nyuma bagera kuri 100 niba nibuka buri state icyo twita state buri leta izana umubare utangana n'uwi hari abagira ababahagarira babiri ahandi bakagira 29 ahandi bakagira 30 hashingiwe ku buryo itegeko rigena buri state umubare abantu igomba gutanga hanashingiye no ku bwinshi bw'abantu bari muri iyo state urabibona so itegeko iyo nibaza yuko iyo itegeko ryagennye ko mu karere runaka mu bwoko runaka hagomba kuvayo abantu kuri pourcentage runaka n'urugero nibaza sinzi impamvu bya kuta discrimination sinzi impamvu Jean Paul yibuza ko yagira ikintu kibabivuga niba reka ze bivugeho gatoya muri Ndahari ibyo yavuze ku rugero atanze muri Amerika nibyo ni nako abadepite buriya ni nako turi represente state represente ikurikije n'umubare w'abaturage ugasanga California ikwetuwe cyane ifite abadepite 30 New York ifite cyangwa 40 New York ifite 30 gutyo cyangwa Texas kwera umubare w'abantu ariko iyo bagiye gukora iyo electoral vote abo electoral vote cyangwa college nko yabivugaga ntabwo bavuga ngo umwirabura n'umuzungu bagendane ahubwo bareba intérêt za umuntu representative ni nabyo ntabwo muzajya mujya muri mission
kuko mwamuzanye ibintu byo kuvuga ngo nibajyana muri misiyo noneho hazajya umuhutu n'umututsi mutoranye byagera no ku rwego rwo hasi. Ntabwo nzi ko turiho tubyumva kimwe, ariko nk'uko twabivuze ikiganiro ntabwo cyarangira, jyewe nanabyumvaga ko iyo ari sije ikomeye, kuko nzi ko no mu bo tuganira hirya no gusaranganya ibitekerezo harimo deba nini cyane. Ariko ntabwo iyo electoral college ari ikigereranyo cyiza, kuko yo electoral votes nyine nk'uko bimeze nibyo hagenda representation y'abaturage. Icyangugu ishobora kuvuga ati twe turahagararirwa n'abantu 10 kubera ko turi abantu yenda dusumbya turusha abanyagikongoro ubwinshi, ariko nabo iyo abanyacyangugu bajya gutora bahagararira ntabwo bagomba ese hagiye kuba gutanga akazi muri polisi kominale ya Nshiri, ugasanga nta mututsi ubaye, uzajya kuvana umututsi ahantu atuye ukamujyanayo kugira ngo ajye habimwiringaniza. Hari ikibazo, hari ibintu bimwe na bimwe bigomba gutegurwa cyangwa se bigomba kujya muri iryo tegeko, ntabwo mbihakanya, ariko mu buryo bitariho bivuga ngo umututsi n'umuhutu, kuko harimo imvange. Ubu dufite imvange zimwe zidashaka no kwita abahutu cyangwa abatutsi, uzazishyira he icyo gihe zo zizibona mu bahe? Donc harimo ibintu byinshi cyane. Ngewe nshyigikiye itegeko rivuga ko nta discrimination ikwiriye mu gutanga akazi, ikwiriye mu guhabwa umwanya runaka, ariko ukagenda uvuga ko ishingiye ku moko, akarere n'ibindi. Noneho icyo gihe nicyo za nzego za investigation na bwa bugenzuzi padiri yavugaga na kare tugitangira, avuga abantu bagomba ko uretse n'abantu bajya ku butegetsi buryo ariko hari n'uburyo habamo accountability muri system. Icyo gihe hari ubushake, nibyo navugaga mvuga ni muri mwese mukora n'abatutsi mukora n'abahutu, ntabwo ari ibintu nta gatuza gahari ko kugira ngo umuntu ajye gukorana n'umuntu. Ariko ndumva ari ikiganiro kizakomeza, ngiye mfite ibitekerezo byinshi kuri iyi ngingo nyuranyeho na bagenzi banjye, ariko nazashima tubigarutseho tukabiganira dufite umwanya wawe. Padi urihangana ni gato cyane. Nagira ngo kubera ko Jeanne Ndahayo yategereje umwanya munini abanze avuga ibyo yari afite, noneho uwo muri turakugarukaho. Jeanne akivugira nta kibazo kugira ngo bijyane sinzi Jeanne agiye kuvuga, nyemerera nkavugeho gato. Yego. Biraterwa naho ndi guturuka ndeba ikibazo ndi guturuka hamwe na Munyandinda, turi guturuka tureba ibiriho. Hari igihe muri deba abantu batumvikana kubera ko mwari kuvuga rodovoir leta, ibintu uko byakagombye kugenda, uko byakagombye kuba bimeze, abandi bakaba bahereye uko ibintu bimeze ubu. Munyandinda aho turi kumvikana turi guhera ku kibazo, kereka niba ubwoko atari ikibazo. Amategeko ari mu Rwanda hose no muri constitution ari mu bwoko ubu ngubu. Ni ukuvuga jenoside yakorewe abatutsi, ibi byemererwa abatutsi kubera ibintu byabaye, no muri constitution ni nabwo bwoko bwonyine burimo, andi ntarimo, ntabwo avugwa y'abatwa n'abahutu, ariko nibura abatutsi bo baravuga muri constitution. Ni ukuvuga uvuze ko ikibazo si ubututsi cyangwa ubuhutu, ibyo nta n'ikibazo biduteye. Ikibazo ni politike yatangiye gukoresha ibyo ngibyo, kandi niba duteye ibibazo mu gihe niho rero mpurira na Munyandira nkavuga ngo icyo kereka atari ikibazo. Niba atari ikibazo tukihorere ntikene no kukivuga, ariko turabona ko ari ikibazo. Turabona ko ari ikibazo ko abantu bakeneye guprotezwa n'amategeko, ariko noneho atari amategeko yanditse gusa, ahubwo yubahirizwa. Naho ubundi discrimination mu mategeko iremewe, kuko habaho na discrimination positive, nko kuvuga kugira ngo abatwa bazamuke ngo byanze bikunze mugomba kubashyiramo niba mwasanze ari ikibazo. Kuvuga ngo abagore bagomba kuba kangahe ku ijana bakabishyiramo, iyo ni discrimination yitwa positive. Iyo ni ya affirmative action navugaga ko byo ni ubundi buryo ni reforme nayo. Byaba bitangaje rero kubona ko abahutu n'abatutsi badafite ikibazo gishingiye ku bwoko bwakoreshejwe muri politiki ngo tugifate nk'igisubizo. Ne tutabikora ngo tubyicareho tubigane, wenda ntibigende nk'uko turi kubivuga neza na Munyandinda, ariko abantu babiganiraho byanze babifiteho umwanzuro. Rishobora no kubitaba itegeko ryanditse muri constitution cyangwa mu mategeko, rikaba n'amasezerano abantu bagiranye ku ruhande, nabyo bibaho, bikitwa amasezerano cyangwa bikitwa kundi ibwiriza. I Burundi bagiraga amasezerano ngo y'ubumwe bw'abarundi, bafite n'amasezerano y'Arusha, abantu bakaganira bakagirana akantu kameze nka contrat social bumvikana kugira ngo bakemure icyo kibazo. Kereka niba atari ikibazo, kiramutse atari ikibazo ntacyo byaba bimaze kubiganira. Ibyo nanjye turabyemeranya, nibura cyo twacyumvikana ko tukemera ko ari ikibazo, ariko uburyo kugikemura ntitumwumvikana kimwe. Ubwo ikintu tubona ni uko dukwiye kuzagaruka ku ngingo nk'iyi, abantu bagakomeza. Nta nubwo ari ukuvuga ngo umuntu yemera ibi ngibi gusa, ni uko umuntu anumva undi uko abisobanura, akagutega amatwi nawe ukamutega amatwi. Abantu bazagira ubwo bagira icyo bahurizaho, kuko nk'ubu sinshidikanya, nta nubwo nzi yuko kanaka na kanaka hari ibyo bari bubone nka James Munyandinda na Padiri Thomas Nahimana. Ntabwo nzi ko ku ngingo nk'iyi hari ibyo bajya gusa naho bahurizaho, ariko
ikibanze ni iki ni uko ni n'abantu wa mugani banaganira ku ikibazo cyo kiraremereye mwese murabyemera ko ari ikibazo gikomeye nanabiboneye ahangaha kurushaho ko nibwiraga ko umuntu wese ari buvuga ati kompetanse zashingirwaho tukaba ibindi iby'amoko tukaba turabiretse cyangwa se iby'amoko nabyo byarebwa tukaba turabiretse nzi yuko byo muri bivugaho buri wese umunota umwe bikaba biroroshye none wakoze cyane Eugene Ndahayo gutega amatwi abandi bakubanjirije akaba ari wowe ugiye gusoza kuri iyi ngingo ijambo ni iryawe rwose iryamukuru urakoze ndagira ngo nshimire bagenzi banjye ibitekerezo byiza batanze kuri iyi ngingo ikomeye ni ingingo ikomeye cyane ku banyarwanda no ku gihugu cyacu niyo mpamvu nanjye nshyigikiye ko hari ikiganiro cyihariye tugafata igihe tukazakigarukaho rwose tukisanzura ibitekerezo bigasobanurwa kurushaho iki kibazo rero cy'amoko ni ikibazo gikomeye pe ni ikibazo kandi gitwikiriye ibindi bibazo byose byo mu Rwanda iki kibazo rero turimo kugishakira ibisubizo nibyo koko kigomba kubona igisubizo kubona ikibazo cyakuruye abantu barenga za miliyoni kugira bagapfa bagatakaza ubuzima bwabo kubera ahanini icyo kibazo uri umunyepolitiki ukakirengagiza nuko nta politiki waba ukora waba uri muri ya logike twagiye tuvuga ko uri mu byawe wishakira amaramuko yawe siko bimeze rero uko nabyumvise uko turimo kukiganiraho ni ikibazo gikomeye cyane rwose nkaba numva nanjye nagira ngo mbabwire ko natwe tukiganiraho bikomeye kandi tukagerageza kukibonera igisubizo kukibonera igisubizo bisaba nanone no gusubiza amaso inyuma ukareba uko iki kibazo izindi ngoma zagiye zigerageza kugishakira igisubizo biragaragara ko izo ngoma zananiwe kubera ko nyine twageze kuri za jenoside kuri repubulika ya mbere igisubizo Parmehutu yari yarabonye ni icyo yitaga demokarasi sosiyale ariko nk'uko mubizi mu mateka iyo demokarasi sosiyale yagaragaye nk'aho abahutu bigaranzuye abatutsi bakabajya hejuru amfeti bikaba renverse y'uko byari bimeze ku gihe cy'ubwami muri repubulika ya kabiri Habyarimana yavuze ko we agendera kuri politiki ya rekiribre imyanya 14% y'abatutsi 85% ku bahutu ariko nabwo irekiribre murabizi mujya mubiganiraho namwe mu mashyaka yanyu cyangwa no mu bindi biganiro mugira ntabwo ni rekiribre yakurikizwaga n'ibyaha twakomeze tuvuga ibintu birandikwa mu mategeko ariko kuvuga iringaniza bikavuga gutyo ariko kubishyira mu bikorwa ntibibe uko bo babiteganya kuri ntuza ku ngoma ya FPR bo banavuga rwose ko nta kibazo nta amoko atanabaho ko nta kibazo gihari ariko nk'uko padiri abyibukije bakavuga bati bakandika muri constitution ko jenoside tutsi nyine ni za contradiction abanyepolitike bagira abanyepolitike tugira ugasanga ibyo uvuga ibyo wandika ugasanga bihabanye ku buryo n'abaturage badashobora kugukurikira ukagira gutyo ukajya kumva ukumva bashyizeho ngo gahunda ya ndi umunyarwanda bamaze kubwira abanyarwanda ko nta bwoko buhari batari ko abahutu musaba imbabazi none se biragenda bite uwo muhutu uraza kumubwirwa n'iki ko ubwoko wabuvanye uwo mwana we wavutse
n'ibyo ngibyo mwarabivanyeho mukaba mwarasibye ibyo ngibyo by'amoko nyine we uramubwira ngo nasabize imbabazi za se bigende bite? Murumva ko niya hipokirizi yacu idashaka kujya ku kibazo ngo tugishakire igisubize nyacyo. Ahangaha nyine nibyo numvise na James we nabyumvise nabi avuga ati byava mu ndangamuntu ntawe ubyanze, usibye ko kubivanamo i Burundi twarabibonye no mu Rwanda uko bimeze ubu ngubu. Padiri batubwiye ati mujye mwibuka tuhere kuri bimo kuba bigenda bite kugira ngo abo batutsi n'abo bahutu bamenyekane, kandi nta bwoko bubaho no mu ndangamuntu byaravuyeho. James ati twajya tubishyira mu mafishi ya leta ariko bitari ku indangamuntu, byose byunguye iki? Ko ibintu ngewe numva ko kiriya kibazo Padiri yigeze kubikomoza avuga ati amfet kirasaba abarideri bakomeye mu mutwe kandi bafite icyerekezo kizima. Nigeze nanjye no kubikomozaho mvuga nti ibyo byo kuvuga ngo za regime n'ibiki byose nta kintu turabivuga nk'abantu b'indatwa, ariko ntago ari cyo kuvuga ngo regime présidentielle ou semi-présidentielle ou parlementaire ou monarchie constitutionnelle, ntago ari cyo gisubizo kiba gihari. Igisubizo ngiye numva ko n'abanyarwanda ubwacu tugomba kubanza kwiga guhinduka duhereye ku ndatwa, kuko nk'uko nakomeje kubivuga nitwe nyirabayazana. Ko turi kugana ku musozo, sinzi njye niba nabashije kumva neza hano. Bigaragaye ku buryo ntari nateganyije ntanatekerezaga yuko James Munyandinda, Padiri Thomas Nahimana kuri icyo kintu kijyanye n'amoko n'uburyo byakemuka n'uko abantu babyitwaramo hari aho bajya guhuriza. Hanyuma Jean Paul Turayishimye na Jean Ndahayo mukabona yuko ubwo buryo babibonamo atari byo, ariko nagira ngo mbabaze bo niba baganishaga ku kintu cyo kwirinda yuko benshi no kuvuga umuhutu umutwe umututsi bamwe nta nubwo umuntu yumvaga atari ibintu bitewe n'aho umuntu yabaye, ariko icyo ushaka kuba bitagirwa tabu, kuba mbese abantu batabigira tabu, kandi mu by'ukuri rwihishwa abantu ahubwo babigira ibintu by'urwitwazo bikavamo amahano. Kuko nicyo numvaga James Munyandinda na Padiri Thomas Nahimana bavuga, kugira ngo bitakomeza kuba tabu kandi abantu basa nk'aho batwikira ikintu bagenderaho, nyamara baramutse batwikuruye byatuma ntawe ushaka kwitwaza icyo ngo atsikamira abandi abarenganye cyangwa baryamire. Simbizi mwebwe mwumva byagenda bite kugira ngo iyo tabu iveho, umuntu wese agenda yemeye uwo yaba ari we ahabwa uburenganzira bwo bufite, ntawe abupfukamira, ntawe abusaba kubera ko abukwiye nk'umwenegihugu. Wagira icyo muri make Jean Ndahayo? Nicyo ntabwo bigomba kuba tabu rwose. Ngewe mbahaye uruhushya mushaka kuvuga uzajye muba muti wa muhutu runaka, ntabwo bizantera ipfunwe, nta nubwo bizanzamura, nta nubwo nzumva ko hari ukundi bigenze, kubera ko nge ntacyo bimbwiye. Icyangombwa ni uko tuba abanyarwanda turi hamwe twubaka igihugu cyacu, kandi koko buri muntu wese akabona uburenganzira ku byo agomba, ku by'igihugu kimugomba, nawe n'ibyo agomba igihugu, atari ibyo ngibyo byo niyo mpamvu iki kibazo ndumva kizakomera, ariko ni byiza, ngenda bishima ko tugikomojeho gutya, turi no mu mashyaka atandukanye, ku buryo wenda bizaba n'imbarutso yo kugira ngo n'abantu batinyuke bakivuge ku mugaragaro, kubera ko harimo hipokirizi nk'izo ngizo twagiye tuvuga nyine, ugahakana amoko ariko ukayakoresha. Icyo ngicyo ubwo se waba urutwa waba urusha iki uyashyira ku mugaragaro akanayakoresha? Muri bamwe usibye ko umwe ari hipokirite undi akabigira ku mugaragaro nk'uko nguko, ariko le résultat est le même. Donc twebwe nk'abarideri, twebwe ahubwo tutangire tubyitoze
Jean Paul yabyibukije turi mu mashyaka atandukanye kandi duhuriramo n'abahutu n'abatutsi ahubwo nyine ibyo ngibyo uko tubana muri ayo mashyaka twari dukwiye kureba kujya dufata igihe tukabyigisha n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo biyumve gutyo kuko nk'uko nakomeje kubivuga umunyarwanda umuturage w'iwacu Gatenzi nta kibazo afitanye umuhutu nta kibazo afitanye n'umututsi baturanye ntacyo ikibazo cyiza ari uko twebwe indatwa kubera inyungu zacu twe tubifitemo iyo dushaka gufata ubutegetsi iyo dushaka cyangwa se kubugundira tugakoresha ubwo bwoko nawe tukamukoresha umuturage akagira kugira ngo adushyigikire tukamugira ikiraro cy'inyungu zacu ibyo ngibyo rero twebwe nk'abalideri dufata igihe tuhinduke ifo vraiment ikintu guhindura imyumvire rwose tukajya dusobanura n'icyerekezo gihamye tutishingiye ibyo bintu by'amoko hari abavuze transition nayo nyine ubwo tuzabijyaho impaka bizaterwa n'ukuntu ubutegetsi buzaba bwavuyeho none se ubu ngubu inkongobotsi ivuye hariya ikagira gutya ikaba irabwifatiye wayibaza transition donc ibyo byose ni ibintu nyine abantu bagomba kujya baganira umva ndagira ngo mbashimire cyane kuko ndagira ngo nunganire nako kuri mugenzi wanjye babaze kuvuga ku bijyanye na Ndahayo umaze kuvuga ku bya tabu nanjye nk'uko Padiri Nahimana adashobora kugira ikimwaro cyo kwambara ikanzu cyangwa se cyo gushyira Bikira Mariya hariya akabivuga abadivantisite bakagenda bemye ko ari abadivantisite abaporoso n'abandi bakabyemera abafana ba Rayon Sport ba APR n'abandi ibyo bintu byose bituruka ku kintu Ndahayo asoreje avuga ati ikintu cyose ni ukugera ku butegetsi no kubumente no kugira ngo babugundire noneho ugashaka ikintu cyo kuryanisha abantu ibyo bivuyeho iby'amoko wabivuga mu kabare ariko namwe ndabizi ko ari na Padiri ari Ndahayo ari Munyandinda nawe ndetse muri Ndahabi hari abantu bo muva mu bwoko bumwe udashobora no guhamagara ngo babwire ngo muze dusangire ikirahure ariko ukaba wahamagara abandi mu yandi moko ibyo rero ntabwo ari ibintu bitabaho ahubwo bituruka iyo bigeze ku butegetsi abantu bashaka kugira ngo bayobye abanyarwanda bababwire ko ari cyo bapfa ariko igihe icyo cyavuyeho nzi neza ko ntabwo byaba bikiri ikibazo nta mpamvu ya tabuni nk'uko abantu bavuga bati yewe ndi fier kuba naravuye aha n'aha mukagira za association z'abahinzi b'ibirayi aborozi b'inka se ibyo ntabwo byakabaye ikibazo byose bituruka ku butegetsi n'impamvu bashaka kuguma ku butegetsi ndagira ngo mbashimire nizere ko uyu mwanya twafashe rwose hari icyo buri wese yavanye kuri mugenzi we hejuru y'imyemerere buri wese yisanganiwe rwose ko igitekerezo ijambo ryavuye ku mutumirwa wari uri hano hatabuze nibura icyo rije ryubaka ku wundi cyangwa rinamufasha gutekereza kurushaho ibyo ubwabyo nayo aba ari intego nziza kabone naho waba abantu bashobora no guhura mu kiganiro bakaba batabyumva kimwe ariko n'ibyo utumva kimwe na mugenzi wawe bishobora kugufasha gutekereza kurushaho muri gahunda urimo icyo rero ni ikintu cyiza mbashimire ubu bwihangane mwagize mu kiganiro kirekire nk'iki ngiki gikwiye no gukorwamo ibice bibiri kugira ngo cyorohere abagikurikira mwakoze cyane rwose James Munyandinda Padiri Thomas Nahimana Jean Paul Turayishimye Eugene Ndahayo ikiganiro nk'iki twari twifuje kuba turi kumwe na Madame Victoire Ingabire Umuhoza yari mu batumirwa yari yanafite n'ubwo bushake bwose kuko yagerageje kenshi agerageza kwikonekita ariko ikoranabuhanga riragorana ngo hari amasaha rimwe na rimwe bigorana kwikona ibyo ni ibintu byumvikana tubashimire ibitekerezo mwatanze kandi ntabwo dusoreje aha ahubwo turasubitse tuzagira ikindi gihe ariko tuzahera kuba tutarumva abandi nabo bari mu mashyaka bari muri sosiyete yego Padiri Thomas Nahimana yego amasegonda 30 yo gusezera yego Padiri twese ntimuduha
30 segonde nibura gusezera. Yego reka bari we duheraho. Ndashimira abagenzi banjye twahuriye muri kiganiro, dore n'ubwa mbere duhuye muri deba gutya rwose, ntawe twari twarigeze duhura ngo tuganire. Eugene twari twaganiriye ahandi atari muri deba, biranshimishije cyane. Ndashimira abagenzi banjye, ngasoza nshimira n'abanyarwanda bumva iki kiganiro. Ariko navuga ni mu by'ukuri igihombo u Rwanda ruri munsi Hutu si Tutsi, iki gihombo u Rwanda rurimo ari nacyo wenda n'abasenga bagombye gusaba, no gusaba abarideri bafite mu mutwe, bafite ubutwari kandi bakunda abanyarwanda bose. Abo ngabo nibaboneka ibibazo hari byinshi biba bikemutse. Murakoze. Urakoze cyane Padiri Thomas Nahimana, rwose ni ijambo rigufi ariko wa mugani biba bikwiye yuko nako kantu gasoza kumvikana. James Munyandinda, niba utwumva nawe hari akantu ushaka kuvuga mu masegonda 10 usezera, ugira icyo ubwira abaduteze amatwi, abantu bafashe umwanya wabo bagatega amatwi. James, nagira ngo mbanze nshimire wowe wabashije gutegura iki kiganiro cyatumye niba tubasha kuganira abanyarwanda, nashimira n'abo twagihuriyemo bose ubunararibonye bwabo n'umusanzu batanze ku gihugu cyacu, kandi mboneyeho no kwifuriza abanyarwanda ko bagomba, n'abagira inama ko bagomba kumenya yuko ikintu kizarokora igihugu cyacu, kanyita ikintu, ni demokarasi. Ntabwo igihugu cyacu kizarokorwa n'umuntu individual ku giti cye. Naba muri we nta demokarasi imurimo, bivuze ko azaba ari umunyagitugu, azatugezaho Kagame atugejeje. So ndabasaba yuko batekereza, bamenya yuko igihugu cyacu kinyotewe demokarasi, kandi demokarasi iri mu nyungu z'abatutsi, iri mu nyungu z'abahutu, iri mu nyungu z'abatwa. Ibyo babimenye. Giye muri make ndasoza nifuriza inyoko nyarwanda yose ko izagira demokarasi, kandi nayibifuriza ko nicyo kintu cya mbere dukeneye. Urakoze. Jean Paul turayishimye, hari akantu ushaka kuvuga, sinzi niba hari ikintu wungutse muri iki kiganiro, mbese nkaho ngaho. Ndungutse cyane, wakoze cyane, wenda hari no gutanga opportunité yo kugira ngo nanjye participe cyangwa nifatanye na bagenzi banjye duhuriye muri uru rubuga rwa politike muri mu buhungiro, kandi mu by'ukuri kungukaho nungutse no kuganira no kunguka. Nizere ko gusa bizafasha abanyarwanda ko nibura hari imigambi myiza yo kugira ngo igihugu cyacu kitazongera gusubira mu mahano cyaciyemo mu gihe cyashize. Murakoze cyane nawe muri ndabe by'umwihariko kuba watanze iyi platform. Urakoze cyane. Irya mukuru rero, irya mukuru Ejenda, hari nubwo ari we waruvuze mu kanya, ariko nubwo ari we mukuru mu batumirwa, urumva hari ikintu wungutse ushobora no kugenda ugasangiza abandi uvuye muri iki kiganiro? Urakoze. Ikintu nungutse ntangira dutangira iki kiganiro nabivuze. Jean Paul ntabwo twari tuziranye, James ntabwo twari tuziranye, ariko turaganiriye, numvise ibitekerezo byabo kandi nabishimye. Ndizera ko tuzanakomeza kuganira, kubera ko burya ikintu cyakunze kubura muri ibi ngibi bya politiki yo hanze tubamo ni ukugira ngo abantu baganire koko ku bibazo bikomeye, kandi baganire babwizanya ukuri, bataca ku ruhande, bavuga ibintu uko biteye n'uko babyumva, kubera ko aho ngaho niho havamo igisubizo ku bibazo baba bafite. Nagira ngo rero ngo mbashime kandi mbwire abanyarwanda mbakomeze, kubera ko nzi umuruho bariho, bahora babahungeta, ntibaryama, ntibasinzira, inzara ibibamereye nabi, bahora babahungeta. Ni ibibazo rero bikomeye, ntibihangane. Ndumva turimo kugenda dutekereza uburyo umuntu yabagoboka, kubera ko ni ngombwa ko natwe tubyumva ko turi mu birometero hafi, abari hafi n'umunani muri twebwe y'igihugu cyacu. Ni ngombwa ko dutekereza uburyo hazabaho guhura abanyarwanda b'imbere n'abanyarwanda b'inyuma, tugakomeza kwigisha
kujya inama nk'uko tuzijya. Twagize imana haza tekinoloji, dushobora kuvugana, dushobora kugira gute. N'ubu ngubu twari dutegereje ko madamu Victoire aza muri iki kiganiro ariko ntiyaje. Ariko ibyo ngibyo ni ibyerekana ko abantu nubwo batatanye ku migabane myinshi y'isi bashobora guhuza ibitekerezo, kandi ibitekerezo bifitiye abanyarwanda akamaro. Murakoze. Mwakoze cyane batumirwa bacu, mwakoze namwe abakurikiye ikiganiro. Twongere rwose tubabwire yuko muraritswe ibitekerezo, si byaba ari mu mashyaka ya politiki gusa, n'abandi mushobora gutanga ibitekerezo ku ngingo nk'izi ngizi, ndetse tubasezeranije yuko mu minsi iri imbere tuzakora n'ibindi biganiro bigaruka kuri izi ngingo cyangwa ku ngingo zifitanye isano n'iyi ngiyi. Mwese rero turabifuriza ibihe byiza, naho ubutaha mugira amahoro n'umugisha.